ntago sinavuga kuko muganga nibyo bari bamusabye yamukorera, ariko nyine ngira ngo muri kubona uburyo bibabaje ari kwikuruza nk'abana nk'impinja ab'umumama muzima nk'uko n'abandi bose tubazi, sibyo? Ndabingenzi undi ufite igitekerezo yakandika muri comment, wagira igitekerezo kuri Farida cyangwa se n'indi nama yose kuri Farida wakandika muri comment. Byose rero iyo bigize ni wowe bishengura, ni wowe bibabaza, bari udasinziriye kubera ishyari wagiriye umuntu, bari udasinziriye kubera ubutindi, kubera ubugome ufitiye umuntu, ukarara udasinziriye umupangira ikintu kibe, ariko bitinda bitebuke nawe birakugarukira. Bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko meze neza mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, mwese ndabasuhuje, ndabashimira cyane ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. Mwese Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero nagiye ahantu ngira ngo umuntu witwa Farida hari haciyeho iminsi tutamubona, tutazi ibye, tutazi amakuru ye. Duheruka Lucky ari we wabashije gukira, yaravuwe na nyirasenge, yakoze uko ashoboye nyine nk'umuntu wo muri famiye, aramuvuza arakira. Ariko hari ijambo yasabye muganga, amubwira ko yifuza ko muganga yafata ibiri muri Lucky akabishyira muri Farida. Ngira ngo abantu benshi mwakurikiye ikiganiro mwarakirebye, mwarabyumvise. Rero koko twaje kumenya amakuru ko ariko byagenze. Ni ukuvuga ngo nk'uko muganga yabivuze ko agiye kubikura muri Lucky bikajya muri Farida, byaje kuba ariko ntitwabimenya kubera ko namuhamagaye nge kuri telefone Farida nk'ibisanzwe, telefone ye numva ntago iriho, ndongera ndahamagara ngira ngo ni amarezo, numva telefone ye nicamo, ndatuza ndavuga ntubwo nyine wenda ari mu byo cyangwa ari mu kazi kenshi. Ibyo bivaho nza kumenya amakuru yuko Farida nawe yarwaye. Reka wenda ndeke kubivuga nk'ibintu mutari buze kwibonera, bandangiye ahantu aherereye, ahantu asigaye ari cyangwa ahasigaye abareka mbariko mbyita muri za ruhurura. Ni muri kubibona ruhurura n'amazi nyine no kumanuka epfo muri zino nce niho batubwiye abari. Rero nahaje kugira ngo turebe koko niba Farida tuza kuza kumubona, niba koko ibyo muganga yavuze ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri, niba koko ashoboye nk'uko yavuye Lucky agakira, ese koko n'ibindi arabishoboye. Naje muri kano gace kureba niba koko tuza kumenya niba koko Farida ahari cyangwa se ameze nk'uko muganga yabivuze. Hari abantu benshi mwishimiye ko Farida ngo bamusana wasara, ni benshi muri comment mwabyanditse, ariko nyine nge sibyo mwifuriza kuko nyine nawe ibyo abakora byose nawe siwe. Ariko reka tukomeze turebe, twinjire muri kano gashyamba, niba ari ishyamba niba ari iki, dutambikemo kubera ko ndumva ari muri zino nce. Bambwiye ko ari hari kamera amazi igira imbere ndi kubona umuntu nibishara umeze nk'uri gukubura, ndabona ari Farida niwe, ariko niwe yambaye ikabutura. Ndabona Farida niwe, ariko ni Farida ndabona ari gukubura, arimo hano muri iri shyamba. Sinzi ahantu turi bubashe guca kugira ngo tumurebe neza, kugira ngo turebe neza niba tumubona cyangwa umuntu akabasha no kuba yamuvugisha. Kamera mawe uracaye ko ndi kubona ahantu hose, hano hantu kuhanyura bigoye. Ahubwo yinjiriye yanyuze. Fari uri kumubona wowe? Njye ndi kumubona ariko ndi kubona igice. Farida ni akako ntubona wapfuye amaso, duce hepfo turebe se. Ni igishashi ni igifu. Farida arahagurutse, arumva urarumvise, ariko tureka ari gutambika. Hano harimo akayira we, niho yanyuze. Abantu murebere Farida uko
uko yabaye nyine bajya bavuga ngo akebo nigeramo cyangwa se ngo akebo kagiye wamugarura, ni imigani yaciwe n'abanyarwanda. Fari si umuntu yamusangamo, sindi kubona n'ahantu naje. Farida mva nkubwire, ari gutora ibiki mbese? Fari ikigaragara sindamubona neza, ariko ikigaragara ni uko atari tayari. Ngayo nguko yambaye pampa, iriya ni pampa y'abantu bakuru. Cyore Fari ariko noneho ndumiwe. Farida ndamwegera, we ntago mwari inshuti. Mwegere ugiye kwikuruzaho se? Fari bimeze bite kuwikoreye icyo kiyaki cya envelope gisa nabi? Farida we wamwegereye uzi ko musetsa. Atari Farida uko yabaye nuko nyine nta kundi, nuko nguko umuganga yarabivuze, ariko nyine ntitwabyemera nk'ukuri koko. Ariko burya nyine ntago sinavuga kuko muganga nibyo bari bamusabye yamukorera, ariko nyine ngira ngo muri kubona uburyo bibabaje. Ari kwikuruza nk'abana, nk'impinja, ari kurya umunyenga. Ubwo nabyita ko ari kurya umunyenga, ubwo niko nabivuga. Iyo bigeze hano rero umuntu akagera aho yambara pampa kandi ari umuntu mukuru, uretse wenda akayambaye nyuma y'imyenda, ariko ubundi nyine murabona ko nawe ababaje. Buriya umuntu aba umugome, yego, ariko aba umugome nawe ubwawe wabona ibibaye ku muntu, nawe ukagera aho ukakora iki? Nawe ukagera aho ukagira impuhwe. N'abantu muri kureba Farida kano kanya, hari uko tumuzi, hari uko nawe umuzi bitewe n'ibyo yagiye akora byinshi tuzi. Ese wowe umuzi kano kanya Farida ntago uko ubibona, wowe uko ubona ameze, murabona noneho we adateye impuhwe nawe, nubwo nawe tumuzi nk'umugome, nk'umuntu mubi nyine, nk'umuntu nawe udashobotse. Ariko isi nyine nuko iteye, isi nuko iteye. Kwisura hemuka, ejo nawe bakaguhemukira. Kwisuhemukira umuntu, ejo nawe akaguhemukira. Wangaza umuntu, ejo n'undi nawe akakwangaza. Ndatekereza Farida atari gutekereza ko bino bizageraho nawe bikamubaho. Ntago sinekereza ko yari abizi neza ko nawe ikintu gihe kizagera nawe bikamubaho, kuko umuntu atekereza ko nawe azagera akagera mu gihe nk'iki, ntabwo yakora ibintu nka biriya. Ntabwo bishoboka, ntabwo yabikora. Ariko we nyine murabona akabikora nta kibazo nyine, kubera ko nawe ntago ari we. Abambazaga ngo nzajye kubereka Farida uko ameze, ngaho ari uko ameze, uko yasaze, dore nuko nta kundi. Nuko nguko muri kumureba niko ameze nyine, niko yahindutse, niko yabaye, niko nawe yafashwe nyine. Sinzi uko yafashwe, sinzi n'igihe byabereye, ariko njye ubu nibwo mubonye. Uko muri kumureba natwe niko tumubonye. Murumva rero ko ntabwo ibintu biba byoroshye. Ubuzima ni gatebe gatoki, ejo uba uri muzima, ejo ukabona warwaye, ejo ukabona wasaze. Rero ni ibintu bigenda bihana, ni ibintu bigenda bihinduranya. Raki yaciye mu buzima bubi kandi yarabitewe nawe, ngira ngo mwarabibonye mwakurikiye ikiganiro. Ariko kuri iyi nshuro nawe wavuye mu nzira, zimwirega imbere. Kuri iyi nshuro nawe byamuhindukiranye, ariko nyine ngenda musabira ku Mana. Nicyo kintu namubwira gusa.
ndamusabira ku Mana. Mana we, agiye hehe? Agiye mu mazi? Ntiyicaremo ambabarire. Mbabarire ntiyicaremo pe. Ntayanywe? Utayanywa mu izina rya Yesu. We Farida, Fari, winyweye amazi? Uzi ko yanyweye? None se nkora iki? Uzi ko anyweye amazi ruhurura? Ngiye rega bunabuze icyo gukora. Fari, si nta nubwo wumva basi ngo tunavugane? Farida, si ubwo wamvugishije? Cyakora akabi gasekwa nk'akeza. Njye kano kanya nta kintu nzi nakorera Farida, ntacyo nzi, nta n'icyo mfite. Wenda nikiba gihari cyangwa nikiboneka, abantu muratubwira nyine, murandika muri comment mutubwire. Arambutse noneho turamufatira he? Agiye hehe buriya? Agiye muri ziriya nsina se gukora iki mwakabyara? Njye ndatinya rero. Ubwo hari abantu bari buvuge ngo kutagiye kumufata, ngo kutagiye ngo mwegere, ngo mwicaze, ngo mubuze ibiki n'ibiki. Muzi ko hari igihe ushobora kwegera umuntu ngo ugiye kumufata nyine. Ndabona atari kurwana, nta nubwo ari kutwirukansa rwose. Ariko ntabwo ubuze ikintu ibintu biba biri mu mutwe we nyine, we indani we nyir'ubwite. Ushaka kumwegera akagukubita ikintu cyangwa ugasanga afite n'icyuma, wamwegera agahita kigutera. Kukuyemo inkweto se? Igirayo, jya wigirayo cyangwa iyo kamera bayimene. Ubuswa nigereyo. Wabona hari ikintu yafasha Farida, atwandikire muri comment. Gusa umuryango we nahamagaye murumuna we, murumuna we twigeze kuganira mu gihe cyashize. Namuhamagaye nkigera hano kuri telefone, mubwira uko nsanze Farida ameze nuko yabaye. Ndamuganiriza ndamusobanurira byose uko bimeze, ariko numva ntago ari i Kigali. Murumuna we ntago ari i Kigali. Ambwira ko atari i Kigali, ko atabona ukuntu ahita aza. Fari, ese ubu ntiwanansuhuza ra? Ntunambona se ubu nturi no kunyumva? None anisiteye wambaye waraye nayibagiwe pe. Abantu b'Imana, abantu mudufashe dusengere Farida. Si ukumusengera ngo akire gusa, ni ukumusengera ngo agire n'umutima mwiza. Hari ukuntu wenda mutagira ngo ndavuze ngo tumusengera akire, gakira ariko nyine nawe ubwe muri we ahinduke. Kuko muramuzi Farida uko ameze, murabizi uko abayeho, murabizi ubuzima nyine, muramuzi mbese muri rusange. Abantu musenga, abantu mubasha kubwira Imana ikabumva, twese tumusabire Imana imukize anahinduke, umutima uhinduke nyine. Kwa kundi tuzi Farida ngo ni umugome, tuzi Farida ngo ni umuntu mubi, tuzi Farida ngo akunda abagabo, ngo asenya ingo z'abantu. Ibyo byose bizamushiremo, abe umuntu muzima, abe umugore muzima, abe umumama muzima.
nk'uko n'abandi bose tubazi, sibyo? Ndabingenzi, undi ufite igitekerezo yakandika muri comment, uwagira igitekerezo kuri Farida cyangwa se n'indi nama yose kuri Farida wakandika muri comment, byaba byiza kurushaho. Gusa ni byiza no kumenya aho ari n'uko ameze, wenda hano umuntu yageza kuhamureba, n'umuntu wo mu muryango we waba ari hafi nawe yabasha kumugeraho akamureba, kuko buriya wenda njye nshobora kumwegera bikaba biba, ariko uwo mu muryango we yamwegera, buriya amaraso nyine ni amaraso, yamwegera ntagire ikibazo. Ariko nyine nuko byagenze, nuko byamugendekeye, nuko yabaye nk'umwana muto. Sinzi nimba navuga ko yabaye nk'umwana muto, ntabwo nzi uburyo nabivuga, ariko namwe muri kubyibonera. Araseka ubusa nk'umwana utazi icyo aseka, ari kwikurusa hasi, ari kurya iminyenga, niko nabyita. Ariko twizeye yuko mu gihe azongera akagarura ubuzima yari afite, byibura azaba ari undi muntu, azaba ari undi Farida umushyashya, azaba avutse bwa kabiri. Njyewe niko nakabyifuje, niko nakabyifuje, ni nayo nama nzamugira nakira. Twamubwiye kenshi, mwamubwiye kenshi ati Farida hinduka, Farida va muri ibi, Farida va muri ibi, ariko buriya nyine ngiyo umuntu atarabona aba atarabona. Ndatekereza nk'uko Raki yari ameze, murabyibuka, nawe yirirwa yikoreye ibishara, murabyibuka, umuhamagara ntakuvugisha ariko Farida yamuvugisha bakamwumva, murabyibuka. Ibyo byose rero nibyo byahindutse bijya kuri Farida, kandi ari nawe wabuhemukiye Raki. Kugera so rero yiturwa indi, iyo bituye Farida nawe niye. Ibi ngibi nta bindi. Ariko nk'umuntu mukuru na Raki ubwe aho ari ubu, areba uko nawe yari ameze, akibaza se ni njyewe koko cyangwa yatekereza icyo yazize, nawe ntagikurure ngo acyumve. Kuri iyi nshuro rero Farida nawe niba w'icyo yazize ari icyanyacyo, nimba atararenganyijwe, nimba batarabeshyewe, mwese ngira ngo mwagiye mukurikirana ibintu byose ku murongo, muraza kuza kutubwira. Ariko ntamuneka, ntago twifuriza umuntu ikibi, ntuzifuriza umuntu nakwifuriza kubaho nabi, wowe ntuzamwiture nabi. Njyewe ni ku bwanjye ntiko nakabifashe, ariko ntago dufite imitima imeze kimwe. Hari n'umuntu ukubabaza, akakubabaza cyane kugira ngo uruhuke ukumva ari uko nawe wamwishyura, ariko ntago ariko twese duteye. Ndatekereza irari isomo Farida abonye, igihe Imana izamuhera ubuzima, igihe azasubirana ubuzima bwe, ndatekereza azahinduka wese, akavuga ati kuri iyi nshuro noneho mbonye ko byose bishoboka. Nibyo byakabaye isomo nyine rye, isomo ry'ubuzima. Guhemuka ntacyo bimara, ubugome ntacyo bumara, gusebanya ntacyo bimara, ishyari ntacyo rimara. Ibyo bintu byose rero iyo bigize, ni wowe bishengura, ni wowe bibabaza. Wari udasinziriye kubera ishyari wagiriye umuntu, wari udasinziriye kubera ubutindi, kubera ubugome ufitiye umuntu, ukarara udasinziriye umupangira ikintu kibi. Ariko bitinda bitebuke nawe birakugarukira. Nta gihe uzifuriza umuntu ikibi ngo we kizagusige. Nta gihe uzifuriza umuntu ikibi ngo nawe uzumve ko uzabaho gutyo muri paradizo nta kindi kintu kibi ubonye.
uzamwifuriza ikibi ariko kimugereho wishime, ariko nawe ntabwo uzarinda usaza nta kintu kibi ubonye, kandi nukibona uzatekereza kuri wa muntu wahemukiye nawe. Rero navugishije na nyirasenge wa Lucky, ubwo ni abantu nyine ba hafi nagiye mvugisha kugira ngo abashe kumenya nyine ibyabaye uko byagenze. Na Lucky nawe twavuganye mubwira ko bimeze, ko Farida ameze, ndetse na nyirasenge wa Lucky muramwibuka ngira ngo mwese muramwibuka, ndetse na mama wa Farida nababwiye ko murumuna we namuvugishije akambwira ko ntago ari i Kigali, ntabwo yahita abasha kuboneka. Mama wabo rero yahise ampa nimero za mama wabo, murumuna we yampaye nimero nyine za mama wabo, turavugana ndamuvugisha, ambwira ko uyu munsi atabonetse, nyine ntago yahita aboneka ngo ahita aza hano, ariko ko azamvugisha akaza nawe akareba umukobwa we uko byagenze, cyane ko atazi n'ibintu byinshi nyine kuri ibyo bintu bya Lucky na Farida n'ibiki. Ndumva rero nta bindi bintu byinshi navuga, ndumva nasoza. Ubwo Lucky nawe niyifuza kubona Farida nawe azamubona, azaza nyine amurebe. Ni byinshi gusa birababaje, ntabwo twatinda kuvuga ko bibabaje. Reka dusoreze hano, ibindi ubwo tuzagenda tubimenya, n'abandi bo muri famiye bazaza kumurana nabo tuzagenda tumenya nabo, ibyo ari byo muzagenda mubibona, tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha.